Hello, hello. Muraho neza murakomeye. What's up? Mumeze neza muraho murakomeye. Ewa, Noheli nziza. Uyu munsi rero dufite gahunda yo gutumira 155 yose tugakora live. 155 yose tugakora live. Hello. Abahungu bari hiba muri 155 kuko ngo tutangira akazi. Ili. Kambe mbaye karirimbo ikazana hano hari akaririmbo kitwa unde muntu wandusha ukuntu iya ndirimbo yitwa ngo Happy New Year bonane ukuntu yitwa nashatse kuri YouTube ndimo ndapfa kwandikamo amazina ngo bonane ngo ndibe nimbiza ariko yanze internet nagira imirakora internet nagira imirakora guys imwe muranyumva neza muranyumva is the internet good please confirm kuko umva umusa ndagura akantu rwose ngiye mbwira kuri iriya ndirimbo bayita mwana ndagura akantu pe iriya ndirimbo irarenze kandi nuko ko Imana ntago nzi izina ryayo turi kumwe mukanya abapapa bagiye kujoininga bose barimo araba ready Giovanni ntabwo uri muranyumva umva hagize umuntu umbwira kara bayita bonane by pondatu indirimbo reka ndahita nyishyiramo ya ndirimbo niyo ndirimbo ya mbere irenze ku ndirimbo zose za bonane zabaye bondatu reka nze ndebe bye iri izina suni mo ndaribona bompadu
boom cyane mo ndabona Pop Smoke ibaze n'ukuri kw'Imana sinkibaza Pop Smoke yigeze ririmba bonane koko ibintu bya YouTube rero nayo itagera muri Afrika ntago ari byo ngiye abasa indirimbo niyo ya mbere ubundi kwisi Christmas bonane Happy New Year bonane Christmas bonane Happy New Year bonane Christmas bonane Wedding Jema bonane Christmas bonane Happy New Year bonane Christmas bonane Dimana utuji utuji ajye mvuye mu gikwe mvuye mu gikwe urabona nabyambariye hari umutipe nyine ushaka gutangira 2024 aryara neza tuvuye kumushyigikira nyine so wakuye telefone muzuru umwana kumbona ubabye iranyegere cyane oya hari ukuntu iri kureba ahubwo mu gisenge urumva mu gisenge cy'umutwe ndayikora nega byibura kandi iyo umuntu ari igikara cyane buriya iyo umuntu ari igikara cyane akegera fone uba wagira ngo ni igicucucucu cye kiri gutese abantu banjye meze biti reka zaraga nike mbazizemo kabona nje ndimo kunywa amazi ashyushye mu rwego rwo kubobeza umuhogo ariko aracyashyushye cyane sinshaka gushyinkanka shaka ni kuramya ndirimbo mwana kuramya ndirimbo n'ukuri iyo ndirimbo yanyumvise mpita numva bigiye gusubira kera kandi kera byari bibi cyane yewe ariko yari ikivibe mbanje giye kubanza gushyiramo aka kazemu kubera iki kugira ngo kwa Primus aya Primus ndayisonde niyo nza kunywa nyirizina ako kazero uri kugira ngo utajya hejuru hatarashya manure ibyayi watermelon ibintu nk'ibyo dore ambasaderi ari yakura na joinings kiri guta ambassadeur ambassador ya dore turangije undi mwaka dore abantu benshi cyane bahuriye n'ibyago mu mwaka watambutse ariko twebwe turawurangije none noheri twise dutaklamo 2024 noneho ni uguhiga umufungo tunakora akazi kenshi cyane turabica ku bijyanye n'umufungo keni byo kiri gutese sha ni fresh ko twatinza aho ntitwazimye byukuri ubu kubera ko wahisemo kuguma muri Amerika urumva warazimye ari ukuntu wumva utari home tu hari ukuntu wumva ukumbuye gutaha iyi Kigali waraziba rero abana basigaye bari kuri imiriro imizindaro wa muhungu wo kukibuye yaraje we indese ele ari kuri muzane tumukubite abafana reka ndamuzegana muzane kibuye ariko nawe ari mu araryamye ele ntabwo yabataryamye urabona njyamye ubona karido nyine wanyuma nkahita mbona wagira ngo uregutse ariko n'amaso ukundi kureba nk'umuntu nongewe ndarushye koko do Bruce aryama
tuzaryamira izo rinete rimwe neza ntiwongeye kuzikuramo. tuzaryamira rimwe Izo rinete ntikuramo. dore ukama ndamubonye mu muteri peace Mbatura karirimbo. Tutu. asikeni wapi kabisa izo boro za zamani nta ndirimbo z'iki gihe ufite Nuko kwimana nazo ndimo. Keni ni karahanyuze ni muzehe kwizi Ndafunguye ngira ngo nayobye. Njyewe ariko nanereye kuri Pius Mutarasi. Pius namukubise kwafe ya mbere mu mateka y'umuziki nyarwanda. Ndayibutse. Namukubise naramwogoshe ruhani nkoyoyo. Shaka ahantu wicara neza. Shaka akantu ukakora ku nyota ukanywe ubundi tugiye kuganiriza abantu bacu rumagani nakakabyeri kameze neza cyane. rumagajya avuga ngo agati gaturika cyamaye rero ko kigaye cyamaye nk'akarama gaye niko mugomera mu bogare coach mbere kabisa. Satre ku gofero ya kuno wanditse Nayikura mu bogari burahita bushira. Yo yitumizemo. umva hari twakoze muri Vivo urumva element ntabwo yabyumva na Ken niko element mwe n'ingofero bogare bwagenda Bwacha bwiruka. Nureba wisuba padiri. ndabamenyesha ko 155 yose terani aha haraburamo umuntu umwe gusa Rose kana se umuhungu wanjye banyarwanda. indirimbo bo mu Rwanda Umuhungu wanjye adu ni mamamagara ndi muri Amerika bizemera biremera ariko buri ubitabye ibintu byabaho ntabwo bizi kabisa. mwamba bare mugareka kumpamagara kweri mwamba bariye ko nibere kuri live kuko mutsayidire indege. Tungukira bagahita baguhamagara. kandi phone yanjye manaye nenetse uza hano iteretse mbere kandi phone yanjye iteretse Uratwereka ute kandi ari phone ugiye gukoresha. tuguhindukiza kamera se ni wagiye gukoresha ubwenge dore ngaho ni ku bitugu by'igintu cy'igicupa cy'umukara hari umuntu uvuze ngo Gael wamaye bonane cyangwa kinyusi ako kazina akwise gatumye tumukata bonane bari kugwanda ijyaye Babuna bazanya abantu mubahe. Ninjoro coach ninjoro nahuye n'abantu umuntu wa mbere wagusuhuje wabanje kugusuhuza agahita aza kunsuhuza yaje kundamutsa ahita ambwira ngo bimeze bite se kinyusi numiwe izina nirikujije nararyemeye nta kundi abantu barinyita ntari biri rwose nta kibazo bintwaye kereka iyo nshaka kukwiyenzaho nibwo nanga kuryitaba none kandi ni iki gitumye duteraniriza hano Umva ikintu gitumye mbateraniza no kugira ngo uyu munsi tuganire n'ibitangaza aba VIP element abafana bayo bita gute bagira Abera nabera cyangwa nabarera ni bamurera nabera kabisa. Umuhungu wanjye se shahuruskana ko yanze kuzamuka uko kondagirana cyangwa bya araza kubera tayaraza araza kwibona mutubwire abamwegere Roskana mumwandikire mumubwire ko tumushaka hano. Urumva arimo arabibona yajya kubyada meeting bikanga ubanza ari internet ari nkeya nimuke ariho arashootinga pesa yari gushutinga
ko wasanga arimo arashutinga sesi by'abana muri bisi bakora akazi nk'abiyahura. So umva rero umunsi nagira ngo twebwe tuze kuvugisha abantu abantu bose. Iyo niyo team 155 mabonye kuri title Noheli nziza n'ubunani from 1:55 AM. Uyu munsi rero turaza kugira n'ikiganiro kiri kajo ariko nshaka kugira ngo tugaruke ku bintu nyine byagiye biranga umwaka, ku mwaka wacu wagenze, byabaye ukuntu byadushimishije se byagenze nabi, n'abafana ubwo baragenda baduha ibibazo byabo n'ukuntu ibintu babyumva kugira ngo mbega turangizanye umwaka n'abafana bacu bishimye kandi natwe mu by'ukuri tubahaye akantu nyine kaga Christmas bonani. Ubwo urumva nyine hari section iza kuzaho nyuma y'abantu bari muri Amerika ngo bazi icyo vivo bivuze, bazi gutanga akantu kaga Christmas n'akabonane ku bantu b'abafana. Mu buryo bufatika se? Mu buryo bufatika. Kaga Christmas mu buryo bufatika. None se mwumva ari amagambo dushaka. Kevin Kade yashishara utmunda. Kamenera gafu munda mu mugongo. Kamenera gafu mu mugongo. Keni genda uza kunyibutsa live mbere ko live irangira ngenda za kuba top 5 indirimbo z'umwaka zankoreye muri mwaka wose 2023. Top 5 zanjye. Watanze top 5 yawe biteza ikibazo bagira ngo uri muranga award igumana niyo byari kirigeze mvuga kuri award kabisa, yari kirigeze mvuga kuri award ngiye natanze ngese mbiyure ndarago. Keni hari ukuntu internet ya Keni vaho agahita amera nk'umuntu nk'ikinyamakuru bizana ibintu by'ibirabagwe kabisa by'umukara n'umweru byinshi cyane nubashije gusobanukirwa abagwana. Mbere yasugira ngo ibintu internet ya Keni iri kumucika pole pole. Ntago yomba nyipozinze. Muvugago utazajya agivuye nk'ubikuyeho ijye uyikoza gapose. Hari umuntu uvuze ngo muri live ngo abantu bane nibo maximum bashobora kujya live. Byashoboka disi. Byashoboka ko aribo bashobora kuba BGC wa BGC. Nawe no BGC na 155. Umva rero basa rero dutangire. Reka twanzike dutangire kugenda tumena ibintu by'umuceri gakeya. Urumva akantu rwose ngiye mu by'ukuri umwaka wa 2023 nibaza ko ari umwaka wagenze neza muri 155. Twamani uzi indirimbo dukoze ni nyinshi cyane. Mfite liste y'indirimbo za Ere izo yaproducinze n'indi imwe yakoze kubera ko Ere ntago yakora indirimbo nyinshi byara byo turabigaruka. Dodeho ari none n'indirimbo za Bruce za Ross kabisa. Nibaza ko uyu mwaka ntago ari umwaka wagenze nabi, hamwe n'ibitaramo twagiye dukora. So ndashaka ngo njyewe mu by'ukuri hatangire Bruce. Ndashaka kubaza Bruce, wowe kuva uyu mwaka watangira urabona hari moments nyinshi wagiye ugira, watangiye ku gitaramo ubundi wabizi ko buriya tujya dutekereza ibintu byabaye umwaka tukagira ngo hari n'ibintu tutaba twibuka. Uko watangiye ku gitaramo se cya EAP cya New Year cy'itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere. Inshuro nyinshi ngewe kuri Noheli no kuri Bonane mba mfite ibitaramo. Buriya natwe mushatse mwajya mutubara mu bantu, mu baganga, abasirikare n'abandi bantu bose igihe cyo kwishima twe tuba turi mu kazi. Kuko akazi kawe nako gutanga Noheli kuva natangira umuziki mu 2012. Noheli nariye nkazirira ndi mu rugo nizo muri corona gusa. Ibindi byose
se nani mba ndi mu kazi nk'abandi rero ntago ari ibintu byadanje byo kuvuga ngo nakoze igitaramo ku itariki ya mbere. Ni ibintu bisanzwe no ku itariki 30 nzaba ndi hano ndi gukubita natsi imiriro nimanukira cyane hano muri main Portland azacwa ariko umwaka washize ntakubeshye kireka nugenda unyibutse twakoze ibintu byinshi cyane ku buryo ibyo nibuka numva byaba ari bikeya ariko kena ahorana ama liste y'ibintu kena shobora gutubwira je bafite akariste mwana akariste twatangire mu gitaramo cya AP cyabaye ku itariki ya mbere cyari kirimo abahanzi b'abanyarwanda gusa sibyo yakirimo abahanzi b'abanyarwanda gusa hanyuma tuhita dukora hahise hasohoka Celebra nayo ni indirimbo buri yasohotse muri uyu mwaka nubwo abantu bajya bagira ngo imaze igihe kinini wapi eho nyuma yaho ngaho twese dukora hahise y'igitaramo hari gahunda nziza twakoze ntabwo numva ko twayisimbuka gahunda nziza twakoze mu murenge w'Intarama muri yibuka bisugera mu kwa kane twari tuvuye Zanzibar twari tuvuye gushutinga Zanzibar bamuvuye gushutinga Zanzibar iriya gahunda igomba kuza mbere y'ibindi bintu byinshi nayo ngiye kuvuga kubera ko iriya gahunda yagiye igaragaza nyine ukuntu nyine iri very meaningful cyane kurusha izindi gahunda twagiye dukora ngo tuba dushaka ifaranga ariko iri ayo iri hejuru hanyuma indi gahunda twakurikijeho nyuma ya gukora Celebra habaye urugendo shuri rwo mu gihugu cyo muri Nigeria. It was really fun. Sinzi ahubwo coach aho kutaduhaye amakuru neza y'ibintu mwakoze muri Nigeria rega baya nta deconte mwaduhaye ahubwo Mike ari kuvuga ngo ko tutavuze ko igitaramo cyagenze nkabambyibuka ndagasomba uko ndeshye igitaramo cya EP cya New Year's gusa ubu twabyibuka gute cyari sawa ariko kuko ndibuka twarashumitse hari muri arena twarashumitse arena harahiye icyo nzi neza byasohoka highlight twarashumitse ahubwo Bruce watubwiraga tubyo twakoze Nigeria muri Nigeria rero twari recordinze cyane ngiye muri highlight ya mu mutwe nyine cyo numva amaviti hari indirimbo ya Danje twakoreye muri Nigeria ese iyo ibintu byakere bipozinze twe murakomeza mukatubona barakomeza bakatwumva barakomeza tukababona hari indirimbo twari recordinze nyinshi zitandukanye ariko ngiye yangumye mu mutwe yitwa Soweto abantu barayitegura mu minsi iri imbere ni ikintu kigiye kuzasohoka hazaca wambaye ariko noneho Kenya yagiye Burundi hanyuma twari recordinze indirimbo nyinshi dukora n'aba producer batandukanye tujya gusura Maven ya Don Jazzy duhura n'abahanzi benshi shout out kuri DJ Neptunes no do hostinze twakoranye n'umu producer witwa Banga tunakorana n'undi mu producer witwa Ele Nyibutse wamuje wakoze Soweto yitwa Mighty dukorana na Mighty turahatembera tujya gusura Trace TV tujya gusura iya televiziyo yitwa Soweto gute MTV noneho aho hose nyine twagendaga amakontakte n'abantu kugeza amagirwa nabo bakidufitiye umumaro hatari muraza kwihanganira ka gripe narwaye n'ubundi sinjye ujya n'ubukonje buri hano muri Maine urumva mwijwi rya Jay Squeezer mukore subscribe cyangwa mu byo Jay Squeezer wabipango ari Jay Squeezer ariho urumva muri Nigeria twakora ibintu byinshi cyane hanyuma Gael niba hari ikintu nibagiwe wanyibutsa twabikodinze n'indirimbo hamwe n'abasani bahariya yego kuzashira kuri album harya ngo ariko abantu bajya badushyiraho pressure ngo kwindirimbo mwakoze ko zidasohoka ntago indirimbo zisohoka gutyo nyine bisaba umwanya wo kwitegura hari indirimbo dukora tukanazasanga zidakwiye gusohoka tukabyihorera hari nizo dukora gusa ntabwo byatubuza kwa updatinga nyine aho ibintu bigeze tukababwira uko ibintu biri kugenda rero
muri Nigeria rwa rugendo rwiza cyane cyane ngiye ku ruhande rwanjye ikintu cyambayeho nuko nize kabisa habaho buri gihe abakuru hari igihe abantu baba bakurusha ibintu nyine ukiga tu cyane cyane nicyo ngicyo ngiye numva nakuyemo uzi no bya bintu bavuga ngo ni internet irimo irapfasa reka kureba tonote twanjye bikahita bihagarara twimurire mu mashini bise byimurira mu mashini vuba reka mfata utundi tuzi komeza ubatema ikiziba cy'ibyishimo mu ijwi ryafata ku mavuta nanjye ndaje ariko baraje Bruce gewe burara bafite rivuga barayikuye byarajyobe ariko ndakugira ngo n'abantu babaza ibibazo kugira ngo tujyane ibibazo babibaze hari ukuntu umuntu abaza question please nubaza ikibazo quick question ubaze question ntukore comment nukora comment ntago nza kubona shout out kuri Shandri nawe ari hano ndamubonye I send the trigger imbere cyane urumva abantu mubaze ibibazo mubaze muri questions apana muri comment ntago nza kubibona biraza kuba byagiye harimo haraza byinshi vuba ariko muri questions bisigaramo umuntu akaza kubibona kuko turaza kugira umwanya Yohan babatemo babasubize report hari ikibazo abantu bakomeje kubaza hano ngo niba Coach Gael nawe ngo yitegura kujya mu muziki ndagira ngo ngire icyo nyivugaho yewe impano ndafite yo kuririmba ariko ntago abantu dukorana bayimbonamo Bruce arampinga arabeshya nta mpano mbonyaho Bruce arampinga element yanze kumproducingira indirimbo sinzi niba nabona umuproducer wanyizera ariko ngiye niyemeye mu rwo gukomeza kwitwara nk'umukozi jewe sinzi impamvu abantu batizera impano indimo kandi mbyiyumvamo rwose jewe iyo bado yawe najye nayo numva ni gute wabaza umuntu w'umubosi udashaka kubahuka n'iki ukanamusaba kureka ibi umubwira mu ijambo rimwe umubwira ngo inzoga siza bato ntabwo muri abana director God ari hano nawe n'umuntu dukorana cyane yashutse indirimbo zacu nyinshi cyane shout out to him kabisa God in the house arimo arakora ku ndirimbo yitwa Sesa ubu ngubu ari muri live kweli yaretse nkubarije gukora iki muri live yagiye kureba script nimba imeze neza uravuga God direct Safari Kizito nawe ndamubonye ari hano ariko uziko nza abantu benshi dukorana cyane Safari Kizito Safari Kizito buriya bazi ko araje hari amatiko kuna amatiko bikomeye cyane abasa umunsi nta bintu by'amatiko by'umuntu ari n'inzobe rwose hagati aho ngiye numvaga coach yaturirimbira kugira ngo wenda abantu badukurikiye Safari azamutse araranserereza ngo ndirimba nabi ngo tuza kuba dutuzwe no kurimana ariko basabiriza coach abantu bari kwandika ko mfite internet mbi nibyo kweri koko nanjye iri gucika cyangwa niyo bari gucika bakagira ngo ni yanjye jewe ndakoya ke urabona jewe yanjye vraiment ni 5G ntabwo nimeze bien ariko mwese muri mutuntu duto nyine ubona ko ari utuntu tuba turi cheap ariko njyewe reka zunze ubumwe za Amerika zahari za kera umva Bruce egera ahantu hari modem kugira ngo ugire internet nziza nibaza kuri shora kuri settinga byangoye ubuze iri cupa ndarijyana hariya ni ikibazo gikomeye cyane upa urumva rero mu kwa gatanu
mu kwa gatanu twakozemo ibintu bya danje mwana. Kwa gatanu twasohoyemo indirimbo ya Element, ako se Element none ndabona yabugiye nawe. Oya ndahari no kana ndi kureba ngo niyibutse. Urumva ile ayemo ariko na Bruce ahita performinga muri bar. Yeah. Kandi noneho ahubwo se buriya Bruce yaba bigenje gute ku buryo mu kwezi kumwe uzi ko wabikoze mu mezi abiri. Sohoye Lost in Love hamwe na DJ7 Worldwide, Guenze na Paraso, usohora Zanzibar, usohora Food twa na Element, usohora Konjo, usohora na Diana hamwe na Bahati. Kuva mu kwa gatanu kugeza mu kwa karindwi wasohoye indirimbo zigera muri 6 nta nimwe yawe irimo. Ako sugo kari ngombwa ko kongeraho ko nta nimwe yanjyarishye. Ya ariko muri kiragenda narakoze nibuka ko umubiri waje kugera igihe ugafata feri. Umubiri wageze ufata feri kandi izo ndirimbo zose zifite ama video, nta ndirimbo nimwe idafite video, nta nimwe idakoreye promotion. Zose zifite video. Biriya bintu nibyo byarantunguye kandi urabara ubikoze mu gihe gitoya. Urumva birase mama ntaga babirakariyemo umwana. Na sarwo twajyanaga ku kazi. Ariko okay niki yewe ari indirimbo go iri kuri album abantu bazayumva. Umugabo uvuga ngo umugore ngashaka nk'inzu ngashaka ibiki byose ngo kandi ngashaka ko n'umugabo ataha. Keni givuga amagambo make cyane cyane uzagera ku mutima wanjye uzagushengura. Bagomba kugashyiramo kaya ndirimbo je yankozeho. Oya ni kibazo ufite internet ngo nkiya ele. Nanjye navuze ko nimba nanjye birumvikana nanjye na Keni wenda turi hano hari ukuntu biba bitameze neza. Bas babwira ikintu kirenze ngera muri Amerika igitekerezo cya mbere nagize ari cyaga state muri state. Umunyagihugu nyita Badman. Ndapfuye birarangiye. Yeah. Ngo narabeshe ngo ndi muri Amerika kandi ndi muri Uganda. Ninde? No munyagihugu nawe banza bamwita Badman. Dumiwe. Ariko Jesquizone yambwiye ngo nibutse aba boss yuko ngo Roheri yageze. Kasuku. Ariko abashaka abanyarwanda barumva bya hatari. Ibaze ko biriya bintu mvuze babyumvise. Ibintu byose tuvuga mujye mumenye ko abantu baba bari kubyumva neza. Hari abantu bafite amatwi afunguye tayari ku ibintu byose bivuzwe ku mwandiko. Hari abantu baba bafite akantu gutwe gukora vuba wiyuta. Naho ibintu waruvuze Keni ngewe mfite umugore tubana kundana cyane guhera kera cyane. Orangiye n'umugore wanjye twatangiye guteretana mu 2008 biza gutenda ricyuhije tuzi two kongera kunywa ndumva dufiri wamaye niko se bana banje. Rero ngiye mutuzi dushyushye mu rwego rwo kugira ngo ijwi ritazahura n'ibibazo nk'ibya Konjo. ariko n'inzira zabo urumva mu 2009 nibwo twakundanye biri official abana
ubwo urumva na kariyeri yanjye y'umuziki nayitangiye muri 2012 nk'umuprofessionnel. Icyo gihe cyose twari tumaze imyaka 5, ubwo niba mbaze neza dukundana. urumva yari ahari nyine ni ibintu azi cyane kuba nakora akazi kenshi. Ubu ndabamenyesha ko mu 2014 mu 2014 tuzaba tumaze imyaka 10 tubana mu rugo njyewe na mama w'abana banjye. mu 2024 cyane ikintu gikomeye me gusa urarenze mwana. Ngewe umwaka umwe urarangira mu kwa imbari mu kwa kangahera mu kwa imbari mu 3 nanjye ndiyoda uzuko nanjye ntoroshye. ariko nsigaye mbona utanga inama z'abashakanye vraiment utaramara n'umwaka. Ndabatamu yigize inzobere mu bintu by'amago. Ndabagenda rumiwe. Nibagende bose ndabagira inama. Umva noneho Bruce ahubwo tukiri no kuri ibyo mari uzi ko muri uyu mwaka niwo mwaka ukozemo concert ziri international cyane nyinshi kurusha indi myaka yose. Nibyo uzi ko wahereye kuri bare tumaze gukora mbega ni za show ziba ziri televised mu buryo buri international. Yego bare umaze gukora bare tujya muri Giants of Africa. Uvuye muri Giants of Africa uhita ukubita hamwe na Global Citizen. Akantu ko gukorana n'abazungu muri uyu mwaka barakitabiriye. Erego ngiye umugisha wanjye ugenda uza bitewe n'umwaka tugezemo kubera uyu mwaka ari 2023 ni haje ibintu by'abazungu benshi. Erega twakoze no muri High Hat nyine na Shaggy amakonseri menshi, naho hano muri Amerika byari ibintu byiza cyane. Abantu bari kungira inama y'ukuntu nakoresha internet ngo wifi ntabwo hari gushya, abwo muri kunyumva ntacyo mubifate nka audio. None sugwariri abantu bavuga ngo element akura wifi ashiremo amayinite akoresha ntuza bandu za telefone. Ntabwo bigaragara neza. Element kucyura uravumba wifi kabisa. Umva twakoze muri Trace Awards hari umuntu byanditse no muri naho twakoze no muri Trace Awards zikorana akona n'akagoswe. Ahubwo se buriya Bruce buri itandukaniro ryo gukora ibintu biboro urabiza akantu k'igihe tw'abanyafrika ukajya katunana buri zo gukora muri izi shows ziri televised z'abazungu n'izi zacu twiyoruganira dukora za organisation. Ubona itandukana yari irihe? Gukorana n'abazungu ni ibibazo. Akantu reka mbereka akantu Imana ifasha internet nkundire mukabona. Ni ibintu bikomeye cyane. Hano hari akantu akangaka. Aka kantu abazungu barambwe ngo ngiye gukagura. Ndaje nkabafungurira imbere karagaki. Na kamonita wambara mu gutwi mujya mutubona tuno kuri stage nyine abantu baratwambara cyane. Akangaka kajya mu gutwi nyine ku buryo ubasha kumva neza nta ibikirimo kiraba imbere yawe no muri sare hose. Ibintu byose uri kubyumva neza ku buryo n'umuntu ashobora kuganiriza ko ati ibi ngibi biri kugenda nabi gira gutya kugira ngo bigende neza. Abazungu bati aka kantu rero ugomba kujya ukagendana ahantu hose urabona n'akantu gatoya ntacyo kakwangiza. Ndangije umunsi umwe ya muri interview tujya muri interview coach nabaza ndise coach nzane monitor coach namwe wapi interview isanzwe ndibaza ko tutari wikenere nsanga niko kantu ka mbere gakenewe mu mateka y'umuziki nyarwanda niko kantu nari nkeneye. Noneho inkuru ndumva nayivuga mwe mama ni leta nubwo amaso yanjye asana ubundi sibyo birabareba. Noneho ndamaze noneho nibyo ibintu gasukavuze nibyo twongere twibukiranye bantu b'Imana mwoka byara mwe mo ku itariki 30 kikaba kizaberamo.
urumva reka nikomereze inkuru yanjye ubwo aka kaboro bari barambwiye ko ngomba kujya nkajyana ahantu hose kugira ngo niba ngombwa ko performinga mbe mfite monitor mu matwi nyine ibintu ntibigorane. Hano ntabwo bagira ari speaker menshi kuri stage, inshuro nyinshi speaker monitor nyine bari ibintu byose byumvira mu kayikuteri bawambaye. Ewana mu mateka y'umuziki nyarwanda n'ubwa mbere namenye ko abazungu baregana. Muzungu yarandeze urumva anega kuba bose banje bose arabwira ati ko namabwiye ngo aka kantu ntimuzagasige mwagase muti. Urumva kure cyo kintu cyari kibaye ikibazo gikomeye. Ibaze noneho kwica isaha ntibibaho, kwigisaniba ntibibaho. Urumva kano kantu tuba tunahari nabo baba badufite turi extra nyine in case ikibazo nk'icyo kibaye. Kwica isaha ntibishoboka. None ndagira ngo bamenyeshe ko urabona ukuntu Shaggy angana. Shaggy afite 55. Imyaka 55 Shaggy nta munsi n'umwe nigeze mutanga kugera ahantu kandi nubahije isaha. Hagera mbere y'iminota 20 uko byamera kose. Urumva ikintu cya mbere nigiye kuri aba bantu duhereye kuri abo twagiye dukoranira mu Rwanda. Na mbere nigeze gukora muri Coke Studio muri 2017. Ngiye buriya ntabwo ndi mu bantu bajya bica amasaha cyane. Nibyo umuntu w'indararibonye mu bintu byo kwica amasaha ubundi muri 155 byose ni muretse se kabyivugira. Erega nibyo nagiye kwita Gael niwe wa mbere mu kwica amasaha. Ikibazo twarumiwe ariko ngo yarahindutse. Ubu muri kunyumva akumva we vuga tu. Ikibazo mfite nubwo radio turakumva ntabwo muri kumbona ibintu by'uburanga subiza aho ukuye tubwire. Genda kubona abantu dufite internet turi kubona. Mwana we ntabwo ikigarenge kuvuga ntabwo twaturangije umwaka turi kuri live y'abantu barenga 1000 ngo mukire mu majwi mutangiye kuvuga ngo nagize utengo twibugire ibindi bigenda neza ibitagenda neza ni inyuma. ariko Oyabwira abera nabwira abere niba arabera ababwira ukuri agiye umuntu aramumanuye kubera gukererwa ko. Ikibazo gihari abantu bari kwibaza ngo kukingo nabaye inzobe ngo ko babona nabaye inzobe. Abantu no tutarahura babazi ko ngo ndigikara ndi na mugufi. We waba uri igikara tatuwaje zawe zikagaragara gutya. Dore no mu kiganza tu. Turi inzobe ahubwo nuko mutaraduhura cyane ngo duhure. Ubundi abantu bibikara mu mateka y'umuziki nyarwanda umuntu wa mbere w'igikara hagaragaye ubundi agaterime ko mu mateka y'umuziki nyarwanda nagakwiye kuri Dekati kandi narakajyanye nakanye. Umuntu w'igikara wabaye mu mateka y'umuziki nyarwanda ni Kenny na Chita Magic. Nagiye kuvuga ibintu ariko bisubizayo nibutse ko navuze ko uyu munsi nta bintu byo kuvuga nabi rwose. Bruce niwe wenyine uvuga nabi abantu muri 155 bari twese turitonda ngo muramanuye. Umuntu arakumanura. Okay. Warukiri kutubwira nuko bahise bakumanura ongera utubwire. Nanjye ukuntu no mwaka wagenze neza. Uno mwaka nibwo ninje muri 155. Yego man. Ni byose. Ngo tumaze nk'imyaka 3. Biba bimeze haba harimo feeling bimeze nkaho umuntu amaze nk'imyaka ingahe ariko n'umwaka umwe. Right. Actually gira ngo icyo kintu gitangaje. Nashaka gutanga umugabo kugira ngo ibi bintu biveho urujijo.
abantu batangiye kuvuga ngo naritukuje none ugiye muri Amerika wowe Mobi no besrira ya coach tubwire nari ngiye kuvuga ni nk'ubu biratangaje ko just umwe eri kingahe byereka ukuntu tubanye cyane cyane nk'umuryango. I think abantu babazi ko tuzuranye kuva kera, twiyumvamo ko tuzuranye kuva kera cyane, kandi sinabona ko ari umwaka just umwe gusa. So it's kumwe nawe tararangira neza kuko twatangiye 5 mu kwa mbere gutyo kuri kurangira no kwa right. So no mwaka muri sa yeah, Keri numvaga muri uyu mwaka nanjye nagira ikintu mvuga, vraiment ndashima cyane the whole team. Nibaza ko kabisa twakoze nka family. I think ibintu tugiye gukora mu mwaka utaha nibyo byinshi kandi nibyo bikomeye, nubwo hari byinshi bizahinduka. Abantu benshi bazabibona, ntago bizaba bimeze exactly nk'ibyo twakoze mu gihe gishize, ariko please nibona ibintu bihindutse bizaba bihindutse ku mpamvu nziza. Donc hari the best yet to come. Donc ikintu uvugaga kandi vraiment nifuza abantu bose Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Nibaza yuko uyu munsi no kugira ngo vraiment turye show tuganire. Buriya hari ukuntu tuza gukuramo Melodie, Bruce Melodie turamukuramo agafanta k'abantu bamwe na bamwe ahangaha uyu munsi turuze kurangizanya live mu mpera. Imana ize kudufasha iyi live irangire, telefone yanjye ishizemo nk'umuriro. Shout kuri Rocky Kimomo ari muri no ari hano nawe kuri live akora this ndanamukumbuye yacu. Bebe tujye tureba ahantu tujya kwinywera Rocky n'umuntu wanjye buri harya Rocky ni ufite ya modoka yitwa Nyuzuruka. Rocky ni utwara ryabati nakwihembe. Umva coach, aba bantu banze kwemera ko ndi muri Amerika ko mfite movie n'ukuri. Afite ubundi se ndabisobanura mu ya. Ihondi urumva. Bruce aravuze ati rago yitukuje kandi arabura bavuze ko ari Bugande. Noneho agize ngo rago yitukuje abazamuye movie. None abako abakeba ahitagaragaza ko ari Bugande koko. Kampala City ni gutya. Ariko murabizi ko amafaranga twashyizemo video ya food twari Rocky baduha. Reka mabwire n'ibintu byabaye abantu muri kuri live. Umugabo witwa Rocky reka umunsi umwe dusanga ahantu turikinira biare, hanyuma ukuntu reba abantu ukabona nyine baritonze, gutuba tumeze twitonze, akagira ngo aturusha nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Aravuga ati reka dukine biare, arangije ashiraho amafaranga kandi vraiment tutabishakaga. Nuko turamukubita umukino wa mbere wa kabiri, ubanza Rocky icyo gitwara nk'imikino 10 abonamo n'umukino n'umwe nsinda. Arangije amafaranga ntakunda arishyura ngo nta kibazo. Kuvuga ngo ubwo rero tuyeguye aravuga ngo video ya Bruce Melodie twa Cerebro niho yavuye. Aya ni food twa. No baravuze ngo murashaka nkura medi videos. Eka nkubaza ahubwo akabazo kawe mwara kandi nakabazo ngiwe mbaca ko nanjye Keni uri kuvugira kure sinya nkakubaza kandi dukorana buriya waduhaye process y'ukuntu food twa mwayikoze. Abantu bajya bavuga ngo mwarayibye mwana warayibye ikintu ngira Keni element vuga ukuntu wibye food utagiye ibintu ndashaka kubimenya ko hari ukuntu njya mbyumva bigenda bicaho. Urakoze kumbaza ikibazo cyiza cyane. Indirimbo tukimara kuyiba
indirimbo tukimara kuyiba indirimbo nkimara kuyiba nahise nyumvisha Bruce arambwira ati waretse ko twibanye ibintu kuva kera. Banditse ngo ele arashishura buri gihe ariko biramuhira. Murakoze umunyamugisha. Ele maze kubona ikintu ushoboye kiguhira ugumiza aho ngaho ntaguhindura wabihindura kandi bigoro biraguhira kuguma. Aiwe dube Okay, quick question. Ndi gushinga ibintu hari ukwiba Yes, no yes. kuba byose Wowe coach Gael waje gushora ute muri icyo kijurano? Jewe urumva nagira ngo mubimenye yuko ibintu bibera mu kintu ntago mba mbizi. Jewe urumva ari amagara nciyemo makumbuye ngiye gusuza bano bantu mvuye mu kandi kazi nahagera bakanyumvisha ngo ngubwo sanze abantu batatu bahari bose barambira ati ibi bintu rero tugomba gupanga ukuntu twabigenza. Nanjye vraiment numva sawa nitegereza ariko rero jewe ikintu kinsetsa nuko umuntu muvuga ko bayibye nawe yari ahara aho hantu icyo gihe. Shana uko yanze kuzamuka shana we nari kubibaza nkamazi uko bakwibye indirimbo gaceceka bimeze bite ya mwara muri ganze baba Ntabwo turi busoze live ruskanataje. ariko Umva nese mwamuhamagaye akajya kwa Eli cyangwa akajyaho Kenari. ubuse yagera aho turi rega ngende mu rugo cyangwa coach reka nkumanureho gato azamuka Umva mu magambo make se. Kena muhejije ko atahakure. Coach reka nkumanureho gatoya noneho uzamure rwose. Nacyo ari hafi yewe nkuyobona ari tayari niyerega reka mbanze ndebe ko ari direct. Reka njye nayo cyo dusimburana ngiye nkuraho ubanza umushira waze avuge hanyuma njye ndabandi ndi hano. Ese mana ubuhinga bwa noneho babikora bate banyarwanda sinzi gukuraho umuntu wamumanuye Ibintu bya mbere nize mu mashuri abahanze. yagiye wamaniye gute dekati cyagiye Ntabwo niba ukantu kanza ariko hari ahantu kanda abantu bababwiye. ndamubonye Good. kwenda bya bintu ni danje uzi ko biryoshye mana umanura umuntu ukumva ni sawa. Nyora, shout out kuri Kenisol ari hano nawe mu Kenisol musaza ya joininze namubonye. Aha. Igisa Rose zamuka. Uri yagiye kujyaho mu kanya. Umva rwose mumbwira ukuntu iya ndirimbo. Kandi uzi none mvuye hano mu bukwe. Dewan bakaririmbye umukobwa itaragira gutya barabadive. Hako umukobwa yarayizi yose. Nk'abasuye umudive. Numva radio bara kugiza ko shana aho tukuba divano hose muri abadive nabo bumva radio bagira na internet bayisira razi ko bantunguye yantunguye isabato yantunguye nese vuga atamaye nkawe ahitara kabyina ndavuga ati abantu bakoze hit y'ibihe byose ngo ele mu maranye igihe cyane bibonye abantu bakoze ubukwe umuhungu wanjye se ko ubona nyine by'urukundo atari ibintu banyuzemo mu gihe kirekire niyo mpamvu akaririmbo k'urukundo baba bagomba kukumva bakakaya kandi urumva ni ibintu babimirije imbere ni ibintu yabigiye gukomeza bagakomeza bagakundana kugira urukundo rukaganza. Ndabamenyesha ko coach Gael avuyeho live yacu twese twaba tugaragara neza. Ibibazo niwe wari wabiteye. Uko ari babiteraga nuko Imana twese turagaragara dore naye uburanga bw'ubwagarutse. Nanjye umuhungu wanjye ko yanze kuzamuka se none birimo birakomeza ngo ni but to drain and but to drain ngo muri kazi ntabwo internet iri kwagera neza. Haryo ya muhungu wacu atuyera abantu Kanombe ni ingorane. Dore umuntu aranditse ngo nimva muri Amerika ntazanye Grammy ngo sinzataye. Yamuhaye Nagumayo rero kikakurenga n'ubundi dore
muwamumereye Tarambwiye ye ngo ele umutwe wabwimbye. umutwe wabyimye. Umutwe Rosi ko byanze kazamuka semana yanjye ngo yagiye kwa Muyango. Ngo Rosi kana yagiye kwa Muyango. yo Rosi ndabona byanze pe bikomeje gupfa Abantu gukomeza gupfa kabisa. ushobora kuba hari nk'umuntu mu rugo uri kuri live waduhamagarira Rosi kana akajoininga live. Namuhamagare kabisa direct kuko joining anatubwire indirimbo ye mundi irahari cyangwa ni bya bindi bye biri gutegurwa kwibwa nayo. ese ariko iriya Rosi kana ntago mwayibye inshyashya Ngiye gusohoka twinjiramo. c'est ça Ducunga igiye gusohoka kandi produit bibera mu gikoni c'est ça ntago mwayibye. Indirimbo nziza. Esa n'indirimbo nziza byatari n'indirimbo Rosi kana agiye gusohora. Indirimbo byatari nziza cyane kabisa. Umva ntago abantu ntago biteguye ariko reka ngereka nongere nibariza kandi kabazo umuntu uvuze ngo agiye kuryama nkaho uraryama wageze kuki kuri iki kizuba ugiye kuryama saa 2 koko mwe kuryama ni bibi cyane, ni ibintu bikorwa n'umuntu wabonye amafaranga inganza za n'utundi tundi. ariko hele banza umbwire neza iriya ndirimbo ngo mwami bifite muri studio y'imyaka 2 3 iriya ndirimbo twayikoze 2021 ko wagira ngo ntabwo ni kugaragara neza. Oya uragaragara neza ndanakumva noneho. Twayikoze 2021 nibwo twatangiriti amaruka atararangira. Oya yararangira hajya lockdown ya nyuma yari ryari yari muri za 2020 umwaka utangira. Twayitangiye muri aho hafi aho ngaho twari maze hafi imyaka 2. Ya ndirimbo ni indirimbo yitinzweho iba yo tu kuko nyine iba yashyizweho ibintu byose. Rosi kana ya bonye Rosi kana karutse reka mwemvite ndebe ko azamuka. Nageze hano rero nkubitana n'akantu k'ubukonje bukabije. None mfite none bampaye imiti ya masiro kandi ngiye mbona ari y'abana. Numvaga nyene utuntu tw'utunini kabisa. Bagwaye ya miti ibiri mu dusukari. Umva kaza nkuzanirure ariko subundi ndakwereka imiti kugira ngo bimaze kimwe gacwamwe mwuka byaramo. Gawe uziko nagorohewe. Bro toma comment ya Kasuku. Ngo ese Melodie ya mavuta y'ide rya usa ya US aracyabase uzazaneho nabi. None se yabaga USA ko n'ubundi yabaga mu Rwanda ariko ye ari amavuta yabaga mu Rwanda. Amavuta yari y'abanyarwanda. Ntago nzi ko USA ari Amerika rwose. Ntago kiragiye twumvaga USA mu Rosi kana umuhungu wanjye yanze kuzamuka ngiye kuzamura coach. Rosi kana wagerageje gukoresha ikoranabuhanga ukazamuka. Nagusabe kujoininga. Niyakora telefone yindi begeranye. Kana na requesting kuzamuka. Hanyuma Joel niba uri kunyumva Joel wazariye primus yanjye hano. Hamagara Rosi kana turebe ukuntu Joel ndabisubiramo turetse ibya Rosi kana.
umuntu turi kumwe hano turi kumwe hano ndi kumwe na Dirani na terapisi abantu muri umujene mukuru cyane. Hello. Ndabasubiye cyane. Umujene nawe w'igikara ushoboye akazi cyane. ni gasaza gashoboye akazi cyane. Ufite ikihe kibazo mu mibereho yawe? umuhungu wanjye rwose ngo very unable to join. Reka tube dusubijeho Mugarura coach. Roskana nagaze ku cyagize bite se? Bengari coach. Noneho dukomeze buriya kuroskana wasanga havuyeho nka babiri ariho yajyaho. Abantu bane bajya ariko coach yavuyeho internet ibita itiba nziza nyine iwana twese turimo turabona. Coach se nawe ko mubuze abanyarwanda. Wani nkomeza guseka nka gasuku bamanure. Kamujye ko kwiga biva mu kwigana. Karani ko gatwenye numvise keza mu mateka y'umuziki nyarwanda. Ngo tuvuge ibyubaka, ngo tuvuge ibintu bitubaka rwose. Mumure turari tuvuga ibyubaka nuko twashaka kugira ngo team yose biriho. Roskana byanze ko bamuzamura. Barimo baramuvugisha hanze ngo numve nimba babasha kumuzamura. Nese coach we agiye hehe ko yarahariwe none. Abantu bari guseka habaye iki? Ninde ukoze iki? Ubu rero nibakomeza kubura aba bantu bose ndahita nizamura. Ushobora gusubiza ikibazo cya gasuku. Ivuga gute? Funga neza. Icyo ndi kubona. Iyo bazende abantu mwandike icyo kibazo cya gasuku ngenda ndabona ari kisana mitima rwose. Umva basi reka tube dusubiza ibibazo hano bagiye bampa ibibazo turabasubiza. Reka ngende birebemo. None se hari umuntu hano witwa Mel Star yabajije ngo my question is for Element. Acyandika mu gifaransa ngo tu envisages notre chanson. Ubwo ni nko kubaza ati nyine ufite iyindi ndirimbo vuba ngaho. Demora mu ndirimbo. Anytime nayo isongora ariko ntabwo ndayibona. Urumva abantu nyine basize mu kihirahiro tu. Iyi ntabwo ndayibona. Subiza neza kandi nutabisubiza ndabisubiza. Nukuri ko Imana asubiza neza yere. Indirimbo ariko guhitamo mfite indirimbo nyinshi ko nge mora indirimbo buri munsi making ashobora ko nkoze indirimbo ebyiri. So uri kumva ntabwo navuga ngo nzasohora indirimbo ikigiye ko ntabwo mba ndabashuwa tu. Iyo narabashuwa ariko umwaka utabyibura urarangira ara kintu utanze. Oya umwaka kuri njye wararangiye. Kuko fede ndavuga umwaka utaha. Umwaka utaha nzasohora indirimbo. Umusa hari umuntu mbonye wandika ngo sesa ngo ni ryari. Sesa ni mu kwa mbere. Sesa ni mu kwa mbere rwose. Sesa ni mu kwa mbere. Iwan muhungu wacu biracyanga kazamuka ariko reka dukomeze twirebera ibibazo. Noneho hari umuntu mbajije ikibazo kuri date album sample izasohokeraho ni ryari. Uyu ni umupapa witwa Apollo Nation ni umublog. Album yanjye izasohoka
umwaka utaha na kejo bundi haha iriho imiziki myinshi cyane ikaba izasohoka iriho indirimbo 16 muri izo ndirimbo ndabonye n'umuntu wimbaza hano ngo hari akadirimbo nasohoye k'igice nzagasohora ryari kari kuri album yanjye nako nakaririmbo nakoreye umubyeyi wa Nyibarutse ariko man shaka karirimbo niko nyuma hazacu wambaye karirimbo nanjye ndagakunda cyane kuko kari kagendera kasuku yabaye kime ngo mwangura imashini itoda koko agasuka afite ibintu uva gororese indirimbo ngo Soweto wayikoranye na byo n'amabanga y'akazi wenda muzagenda mubona mu minsi igiye kuza ariko nziza cyane ni indirimbo nziza cyane ni projet nini cyane tuzayibabwiraho byinshi mu minsi iri imbere ariko icyo navuga nuko video yayo iri gukorerwa hano hari umuntu witwa ngo Isent Zero aratangiye ati kuki muhakaza abantu bamwe ngo mwagiye muhindura aba directors n'aba producer niba mutaraba niyo mwaba mutarabasinyishije ariko rero cya kabiri ugukorana n'abantu n'amahitamo y'ukoresha uzana ibintu by'agahato wese urashaka ko duha akazi nde ko dukora akazi twebwe tugahibona uwo kabereye tukabare duha akazi urumva umuntu arashaka ko mumuhakaza ariko arashaka ko mumuhakaza agasabye nabi ndi wese ikorere kuvuga agasabye nabi nanjye nicyo kintu numvisemo naho ubundi ibindi byo byarisaba gusaba akazi ni ibisanzwe ese noneho coach ko yagiye banyarwanda na coach nawe yagiye cyangwa Kenny wowe ufite ikibazo wenda tuzi ko ari Roskana oya ngewe coach aragarutse Roskana byanze rwose Roskana byanze nkomeza kubabwira mwoka byaramwe ko iki ari cyo kinyobwa cya mbere kimara kanyota Nyarwanda ari cyo kinyobwa cya mbere ahubwo se kandi wongera unabagurutsa yuko ufite igitaramo dufite igitaramo gitaramo 30 hano muri Maine muri America Portland hazacu wambaye amarepetition twayarangije nubwo ari mu minsi mikuru imyiteguro twayisoje mpamaze iminsi ndimo kwitegura ko mbizi ko wenda abari ibanga uzakora playback oya ko simpuri hano ntabwo nkora playback ariko ntabwo nkunda gukora playback tuzakora live full live tuzaperforminga igihe kirenze isaha imwe mu rwego urumva n'ubwa mbere ngiye gukorera igitaramo hano ari igihe wakiteguriye tukiteguye na 155 of course ariko atari icyo natumiye mu nyine urumva murabyumva rero tugiye gukora igitaramo cya mbere hano muri Amerika nk'abanyarwanda tugikorera abantu bacu ahantu muri hose mwaza kubera ko nta kindi gitaramo nzakora hano muri Amerika muri uyu mwaka yewe nutaha ubwo bibaye bizaba byaba nko muri sama mu mpeshyi muki ni muki ubwo utazaza iki gihe gahunda ni muki naho utaha nyine naho umwaka utaha mu mezi yigiye imbere ubwo rero ufite uburyo wahagera hagasha uwambaye ahubwo se wumva hari umuntu warubajije hele audio yawe ngo wikorera ngahe era taragisubiza hari umuntu ndetse ngo ikinyobwa cya mbere n'amazi none se kuki ibyeri sukika urumva yasukika hatarimo amazi nayo arimo yumvaga byeriza gusukika nta mazi arimo ubujijana ko musetse ntago bishoboka none nadusubiza ngo ugeze ngo kurangahe audio yawe umuntu nimba ashaka gukora indirimbo anyandikire cyangwa yandikire Kenny cyangwa yandikire kuri 155 muri inbox baramuha ibisubizo byose none ukuntu ubu kansunitseho ntago ari byo bari kuguma hamwe Kenny biri mu nshingano zawe manager
ariko kuguma hamwe rwose akigaragaza umva basa rero ngiye ndabona harimo ikibazo aba bantu ndimo ndabacceptinga bikanga ko bazamuka na coach rwose nese ikibazo si cyawe ra ubwo nanjye maze kubona ko ikibazo gishobora kuba ari ngewe yishobora ko ari wowe ikibazo gishobora kuba ari ngewe none se ubu dukureho patuwani tuze gukora uya tuze gukora iyindira nongere ngikureho nongere nza n'izindi kuko hari umuntu wanyandikiye ngo ariko ngo utangiye live buriya byakunda twava tukagaruka abantu bari kutwumva barabizi neza abantu bari kuvuga ko nzaza muri Rwanda Day hazaca wambaye swime n'ubundi niyo yayo ngende umunyagihugu nyita badman reka nze nkureho Bob Pro twamusuhuje cyane ari kuri no live nawe ya imbonye na Shadi ngiye kubamanura mwese noneho tuseho nongere mbagarure twese ture ugiye kubamanura mwese yego ariko hari umuntu wanditse comment kinini mureke tubanze tugisoma iki comment ni kirera kibonye ngo nguri uti ngo yanjye agakomana yanjye avuze ibintu byinshi cyane unabavamo ariko ni ibintu by'urukundo mwana ni umuntu mwiza Imana n'umugisha nta kiruta Imana Imana mu mu mugisha pe kamba manure we mukere ntaga